Bavandimwe bakunzi b'ijambo ry'Imana kuri Merance TV Show ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe na Yuda. Igice cyaho ni icya mbere n'ubundi ni igice kimwe agira ku murongo waho wa 9 aranditse ngo nyamara Mikayeli ariwe marayika ukomeye ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose. Ntiyahakanye kumucira urubanza amuvuma ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Marayika uyu Mikayeli yari marayika ukomeye yahuye n'intambara idasanzwe. Yagize impaka na Satani ku bijyanye n'intumbi ya Mose ariko ntiyiyemeje kumucira urubanza. Yahise ashyira ibintu mu maboko y'Imana aravuga ngo umwami Imana iguhane. Aha haratwereka ko niyo duhuye n'ibitugirira nabi cyangwa intambara ziremereye si twe dukwiye guca urubanza ahubwo tugomba kureka Imana ikarwana ku bwacu. Saba Imana ikwigishe kwiringira ko ariyo irwana intambara zacu. Marayika Mikayeli yirindaga uburakari. Ese wowe wicara he mu ntambara z'ubuzima bwawe? Marayika Mikayeli yari afite ububasha bwo guhanura ariko ntabwo yigeze abukoresha. Yagaragaje ko no mu gihe cy'uburakari cyangwa ibigeragezo bitwugarije tugomba kuguma mu kuri no mu gusabana n'Imana. Ahangaha nababwira ikintu gikomeye, amasengesho y'umuntu utunganye agira imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu duhitamo tukavuga tuti nzagusengera ubone ubugingo cyangwa se nzagushyira imbere y'Imana. Kubwo gutungana no gukora iby'Imana ishaka, Imana yumva gusenga kwacu maze ikadusubiza. Mwene data muvandimwe, saba Imana ikwigishe kurwana intambara yawe usenga aho kubabaza abandi. Satani ashaka gutwara intumbi ya Mose ariko Imana ifite ijambo rya nyuma ku muntu uwo ari we wese. Nk'uko twatangiye tubisoma, wakwibaza ngo kuki Satani ashishikajwe n'intumbi ya Mose? Nuko Satani ahora ashaka gukoresha ibisigazwa by'amateka yacu ngo adutobere. Ariko Imana ntirekura ibyayo. Mose yari uw'Imana kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, ntabwo yigeze ahemukira Imana. Imana rero niyo mpamvu itagombaga kubyihanganira, yagombaga gufata Mose no mu rupfu ikamukomeza. Icyo dukwiriye kumenya ni iki? Dukwiriye kumenya ko Imana ishobora byose kandi tukamenya ko ubugingo bushobora kuboneka niyo byaba byararenze. Imana ifata ibyapfuye ikabizura, ishobora guha ubugingo umuntu wese uyibusabye, kabona nubwo yaba yaramaze gupfa, kuko Imana yacu ishobora byose, ntabwo ishobora ikintu kimwe. Imana yarwaniriye Mose ikamuha ubugingo, natwe yabidukorera. Uyu munsi mwene data muvandimwe dusangira ijambo ry'Imana buri munsi, nakubwira ngo shimira Imana kandi uyibwira uti Mana ndagushimira ko niyo naba narapfushije ibyiringiro byanjye ushobora kubihindura ubugingo buhoraho. Nakubaza ngo ninde uhagarariye ubuzima bwawe mu mwuka? Ba nka Mikayeli uhagarara imbere y'Imana usabira abandi, Imana igira icyo ikora. Kandi basabira ubwira Imana uti Mana mpa imbaraga mpagararira abandi, usubize ubugingo bwabo ubakure mu kuzimira, ahubwo ubagarure ubugingo bwabo bubone kuzarama. Mwene data reka nkubwire ngo Mikayeli ni muntu ki? Mikayeli yari marayika ukomeye w'Imana. Mikayeli hari naho yagaragaye mu byahishuwe arwana na Satani ndetse n'abamarayika be, kandi Mikayeli rwose nakubwira ko yari intumwa y'Imana yo mu rwego rwo hejuru. Yari ahagarariye Imana mu buryo bukomeye kandi yakoraga umurimo w'Imana neza ashyizemo imbaraga, kandi yari afite umwuka wera. Ese kuki Mikayeli hano yatanze urugero rwo kwiyubaha igihe yari ari kumwe na Satani? Nubwo yari afite ububasha, ntabwo umujinya wigeze umuyobora, yari afite umwuka wera umukurikiye, kandi nta nubwo yigeze agaragaza ubwirasi, ahubwo yerekanye isomo rikomeye. Imbaraga z'ukuri si uburakari cyangwa n'ubwirasi no kugaragaza ukundi kuntu waba uteye, ahubwo ni ukugaragaza ko Imana ariyo ifite icyubahiro, kandi ukagerageza guhesha Imana icyubahiro mu rugendo rwawe no mu bikorwa byawe bijyanye n'umurimo w'Imana. Aho uri hose Imana ikajya ihabwa icyubahiro ku bwawe. Bakozi b'Imana bene data duhurira hano kuri uyu murongo, reka mbabwire ko Imana yacu ifite imbaraga zihagije. Rero niyo Satani yakuzanira ibishuko, amagambo cyangwa se n'ibitotezo bindi, igisubizo twakibonye. Si ukuvuga amagambo menshi cyangwa n'ibindi bishobora kugukura mu murongo, ahubwo ibyawe ubu birangije, ibindi ukabishyira mu maboko y'Imana. Imana nayo ikikorera kuko niyo ishobora byose.
byose. Kandi hano watekereza ukavuga ngo ni gute Mikayeli yirinze uburakari? Iyo umuntu adafite Imana imbere ye, intambara ahura nazo zishobora kumushora mu burakari, intonganya, kwihorera cyangwa gusubiza nabi. Ariko Mikayeli hano yaduhaye urugero rwiza, yerekanye ko umuntu yakagombye kuba afite ubumenyi bwo hejuru, ahitamo kwicecekera ubundi Imana ikaza ikikorera, kuko niyo ifite ijambo rya nyuma kuri buri kimwe cyose. Amasengesho yacu ni intwaro y'ukuri. Yakobo yarabivuze ibice 5:16. Amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amasengesho si amagambo gusa, ni igikoresho cy'umwuka gishobora guhindura ibidakomeye bikaba ibintu bihambaye kandi bihamye. Mwene data muvandimwe, ibaze aho utuye waba uri Mikayeli. Ese aho uba mu rugo rwawe, mu muryango wawe, uwo guhagarara imbere y'Imana mu masengesho nk'uko Mikayeli yitwaye? Ahangaha kuki Satani yashakaga intumbi ya Mose? Bibiliya ntigaragaza ibisobanuro neza impamvu Satani yashakaga intumbi ya Mose, ariko birashoboka ko yashakaga kuyikoresha ibidakwiriye cyangwa se kuyishinyagurira, ndetse yashoboraga no kuyikoresha mu kuyobya abandi bantu umubare mwinshi. Ukwiriye kumenya ko Satani ahora ashaka gukoresha ibyasigaye mu buzima bwawe, amakosa ya kera, ibyo wagiye ucamo, amagambo wagiye uvuga n'ibyo wagiye unenga, abo wagiye ucira imanza. Satani ibyo ngibyo ahora ashaka kubikoresha ngo akurege imbere y'Imana. Bityo rero iyo umuhaye urwaho Satani arakurega, maze ugasubira inyuma ugacika intege, kubera ko Satani uba wamuhaye urwaho akabona aho ahera akwibutsa n'ibyashize. Ahangaha wakwibaza ngo mbese Mose yabaye wande? Nubwo atageze mu gihugu cy'isezerano mu buryo bw'umubiri, yari ahari, yarahageze ku Mana mu buryo bw'umwuka. Matayo ibice byaho 12:3 randitse ngo maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Bisobanuye ko Mose na Eliya bari kumwe na Yesu. Imana ntiyibagiwe Mose kandi ntabwo yaretse ngo umwanzi amugire imbata. Mose yaravuze ngo umwami Imana iguhane. Ni imvugo ikomeye igaragaza ko Mikayeli yari afite ubushishozi, kandi ntabwo yihutiye kuvumbura ibintu byinshi, ahubwo yararetse Imana iba ariyo ibikora. Iyo dufite ukwizera, amagambo yacu aba afite ububasha bukomeye imbere y'Imana. Ese wowe uhagaze ute mu bugingo bw'abandi? Waba ufite inshuti, waba ufite umuryango, cyangwa abandi bose ubona ko bapfuye mu buryo bw'umwuka? Ntabwo bacyumva ijambo ry'Imana, ntibagisenga, ntibagikunda kuba mu Mana. Hari icyo ushobora kubafasha. Ni amasengesho menshi, si amagambo gusa. Ni umurimo wera wo kuba nka Mikayeli mu buzima bw'abandi. Guhagarara ku rukuta nk'uko Nehemiya nawe yabigenje, yubakaga urukuta rw'Imana rw'urusengero rw'i Yerusalemu nta nkomyi, kuko yari umukiranutsi mu maso y'Imana, kandi yagiriye umumaro benshi. Imana ikomeze kubaha umugisha, kandi muzirikane abandi, mubasengere. Ababuze ibyiringiro mubagarure, ababuze kwicisha bugufi mubasengere. Imana yongere igarure ubugingo bwa benshi, kandi ikure benshi mu rupfu, ibakure aho bari bari kure, ubundi bazane mu bwami bwayo. Rwana intambara yo mu mwuka, kandi wiyegurire Imana. Ntukihutire kuvuga, ntukihutire guca imanza. Ubutware n'ubw'Imana. Nk'uko marayika Mikayeli yarwanya intambara z'amasengesho, yarabanzaga agatekereza akabona kuvuga. Ntabwo yihutiraga kuvuga ibyo abonye, kuko yari yaramaze kumenya ukuri. Yari yaramaze kumenya ko Satani akugerageza kandi akakugerageresha mu byo uba wavuze. Rero uyu munsi bene data bavandimwe bakozi b'Imana, namwe reka mbinginga mbabwira ngo uyu munsi twisuzume, kandi tube abakiranutsi, twirinde icyaha. Byose birashoboka, kuko ingero tugenda tuzibona buri munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubaha imbaraga. Reka dusoze n'isengesho. Mwami Imana, dufashe kuba intwari zo mu mwuka nk'uko Mikayeli yari intwari, ariko tugire umutima wicisha bugufi. Twigishe gusengera abandi nuko twakwitwara imbere y'intambara z'umwanzi. Tugusabye ubugingo bushya ku babuze ibyiringiro, ku bashidikanya mu rugendo, n'ababuze urumuri imbere yabo. Ibyo byose tubisabye twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena.